ukabona umubyeyi ateruriye abana babiri icyarimwe akavuga ati genda shaka impanga bigahita nkahita ntegeka mu izina rya Yesu idigiri mini digi nkabakonegita mu Mana kandi koko mu minsi mike ukabona azanye impanga yabyaye cyangwa azanye umukobwa. Pastor ngo wenda wavuze gato tuzi amateka yo twakwita SALONG turamuzi nawe ujye umwumvura namuzi ntabe yagiye hejuru y'amazi yarobye amafi harategeka birabaho ngo wabugiye ku ruhande naho niba agendera hejuru y'amazi umunsi dutangaza ngo duhurire Kicukira yambuke piside ntabwo yaje maze igihe muhamagara ngo azaze acane mu isafuriya turi kumwe hanyuma isafuriya yake mu umuriro maze igihe muhamagara ngo azaze tujyane wenda kuri Nyabarongo ategeke wenda n'umuhopfu cyangwa umusundwe winjire muri shudura ntabyo yashoboye yarampamagaye ambwira ko yakije imodoka duhurira Kicukiro ngo ko agiye kunura hasi ngasinzira ngo nkanyara mu ipataro nanjye narindi mu mujyi yarantunguye ndirukanka njya kwambara ikote natsi imodoka icyo nzi nuko nageze Kicukiro ndahamagara ndategereza telefoni bazikuraho banyiriza Kicukiro ndindire kureba izo mbaraga z'ikinyoma babeshya naho rero izo mbaraga bahongerera ihene bakazihongerera inkoko izo mbaraga ntazihari. Yes, kanangire ngusuhuze nizere ko umeze neza cyane aho uri hose mu majyepfo y'u Rwanda, Iburasirazuba bw'u Rwanda, wowe uri ku isi yose aho tubonera cyane mu biganiro tugenda tukugezaho dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane turimo kwibanda ku bakozi b'Imana cyangwa ku bantu bafite amateka cyangwa ku bantu barimo baravugisha abantu benshi muri kino gihe. Rero ko kino gihe turimo ntagita ngo ikisanamitima ko ushaka ko mu butumwa bw'umuntu runaka warihebye ugasanga ugarutse ku muntu witwa Isaka Manajya n'Umutako TV. Pastor amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Ndi Apotre Joseph Yongwe mbwira abantu ngo ayidigiri mini dig nawe nyine nayidigiri mini dig. Iri jambo ntabwo ari motivation, ntabwo ari imfashanyigisho, nta nubwo ari ukugira ngo abantu mutwemere, kuko mutaranyemera Imana yanyemeye kera, mutaranyubaha Imana yampaye icyubahiro, ahubwo turabwira abantu ngo ayidigiri mini dig. Birasobanurwa ngo gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwakira icyo wasengeye ni nonaha, no gutanga ituro ry'ukubohotse ni nonaha. Gukira ni nonaha, kuzuka ni nonaha, kwakira icyo wasengeye ariko kimwe wasengeye ukavuta ibi byaranze reka mbohoke nsoza amasengesho, kugitegeka ngitegekeshejwe imbaraga z'Imana ni nonaha. Abumva iki kiganiro rero turabira ngo gukira no kubohoka ni nonaha. Basi turakwishimiye kuba ufashe umwanya no kuza kuganira natwe. Dufite ibibazo byinshi tuza kukubaza, ariko ngira ngo unyemereye mu byohero byawe n'abadukurikiye twatangiza isengesho. Okay. Nyagasani Imana iri mu ijuru, mu mbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'amasengesho zinjira hose, zitegeka byose, zikiza byose, zibohora byose. Turasenze kugira ngo umuntu wese uzumva iki kiganiro, uwatakaje kwizera azakire kwizera, uwaguye azabyuke, abatakaje imbaraga bazakira imbaraga. Turatura gukira, turatura kubohoka, turatura guhura n'imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana. Turafungiranye imbaraga zose za Satani zinaniza ijambo kandi zicogoza ibyo tuvuga n'ibyo twumva. Umuntu wese yumva imbaraga muri iki kiganiro kuzacyumva n'uzakira, maze abantu bazakire babohoke, kuko gukira kwaba ari nonaha no kubohoka kwaba ari nonaha, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Pastor, ari ikintu wavuze ati mini dig, icyo kintu nago nteramenye icyo bisobanura. Ayidigiri mini dig, gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha. Igisobanuro iryo jambo risobanura ngo gukira indwara warwaye bakayivura ikanga ni nonaha. Gukira inyatsi na karande n'imivumo ukabona amafaranga, ukubaka inzu, ukagura imodoka, ugahindura ubuzima bw'abana n'ubwawe ni nonaha.
ibyo bikorwa mu isi y'umwuka mu kwizera, kuko utizeye ntashobora kunezeza Imana. Ibyo bikorwa n'imbaraga z'amasengesho. Igishoro ni ukwemera urupfu rwa Yesu Kristo, ugahambanwa nawe, ukazukana nawe, ukareka ibyaha, hanyuma ugatangira kwiyaturaho ibintu bikomeye, ugakomera. Pastor, twatanye ikiganiro ko byari biciyemo dusengera wenda abantu badukurikiye natwe ubwacu ndetse n'ibindi. Ikintu cya mbere ngiye mwibariza no kuri umuntu hano mu Rwanda mu bapasiteri nzi ni wowe nzi cyane, najye numva amateka nkumva ubuzima wabayemo, ubundi tutaragira mu bitangaza no mu mateka yawe wakoze, ubundi babwire ubundi muntu ki, ese aho wahereye yinjira ubupasiteri naho ugeze bimeze bitanyuma twinjire mu bitangaza wagiye gukora. Apotre Yongwe ndi umugabo w'abana 5, hanyuma nkagira umudamu, nkaba umushumba w'itorero Hori Church mu Rwanda no mu mahanga. Nkaba ndi umugabo urengeje imyaka 30, biragaragara iyo uvuze 30 wawemerewe kubwiriza mu Isiraheli, kera nta wabyemererwa gatujuje iyo myaka. Hanyuma nkaba ndi umugabo ushesha akanguwe, hanyuma nkaba ndi umushumba w'amatorero ya Hori Church. Andi mateka ni maremare aho Imana yankuye, ndi mutoka mbari, ndi umuntu wavuye kure y'abasoma Bibiliya. Imana yankuye kwa Makiri mwene Miyeri iro de bari, na ahantu mu cyaro kuri Imana yankuye inzana mu mujyi wa Kigali, hanyuma mba mu buzima bubi, iyo bavuga bubi. Narafunzwe Gitagata, najyanye iwawa ngarukira mu nzira nsimbutse ikamyo, narafunzwe muri konteneri Remera, nafashwe mu mikwabo y'abarara hanze, nafashwe mu mikwabo ya Nkurumogi na Kore na Kanyanga, ariko nakira umugabo w'umunyamaboko witwa Kristo Yesu. Ntangira gusenga, mbatizwa mu mwuka wera, Imana insiga amavuta mu bukene bukomeye, irambwira ngo nzakomera, irinda icyo yavuze, none ndakomeye. Ndiko ministiri mu bwami bw'Imana, nkaba ndi umuministiri rero mu bwami bw'Imana, pana muri ministeri zimwe za hano mu isi, ahubwo ndi umuministiri mu bwami bw'Imana. Ndi umugabo ufite icyo yavuga kuri Yesu, kuko aho yankuye nanjye Bibiliya bandika nashyiramo imirongo, nkabangwa Imana yacu ikura ku cyavika icazanya n'ibikomangoma, nakwandika ibitangaza, indwara zakize, abasazi bakize, ibimuga byagenze, abantu bamugaye bavukanye ubumuga bakize babazima, abantu barwaye indwara zidakira, abasazi bikoreraga ibyatsi, ingumba zabuze urubyaro, narambitseho ibiganza zirabyara. Ariko tunabwira ngo ayidigire imini, namwe mutarabyara ni nonaha, namwe mutarabohoka ni nonaha, namwe mutarahura n'imbaraga z'Imana ni nonaha. Uko Yesu Kristo yarari rero niko akiri, uko twari turi muri ayo mavuta niko tugenda dusatira urundi rwego rw'amavuta akomeye. Mfite icyo navuga kuri Yesu, nta kindi cyabikoze ni imbaraga z'Imana. Iyo ufite izi imbaraga z'Imana rero uca mu bintu byose, ariko ukagenda ukazakomera ugeze aho Imana yateguye. Nuko nakwibwira abanyumva bazarushaho kunyumva kuri iyi cano, kuko turahari nta kibazo. Tuzajya duhora tubana kuko abadutumye ni benshi kugira ngo tuzakuzane. Navuze ko hari ikiganiro tugiye ko ari nk'ikiganiro cy'isaramitima, bigomba guhinduka noneho nk'uko bivuze. Pastor, tubwiye wenda iseta wakundaga kunyweramo Kore cyane, kunyweramo urumogi cyane, wenda hari ahantu kumwihariko wawe hari iyo unywa ibyo wiyongoreza ahantu hose. Iyo umuntu akubiye ngo wiyongoreza, aho zikongoreje niho wiyongoreza, aho zigufatiye niho wiyongoreza. Ntabwo rero twasubira mu bintu nk'ibyo ngo ndiyongoza ngo aho zimfatiye, oya, aho twanyweraga. Ahubwo barambaza ati ahantu wasengeye cyane kugira ngo Imana ihindure ubuzima nawe uhindure ubw'isi n'amahanga ni aho nasengeye ni imisozi itandukanye. Mfite ubuvumo nagiye nshinga aho bita kwa Yongwe, nasengeye mu misozi itandukanye, mu butayu butandukanye, nsengera iwanjye mu nzu, nasengeye mu itorero rya Deperi mu byumba by'amasengesho nayoboye, nsengera mu matorero ya Hori Church mu Rwanda no mu mahanga n'ahandi. Aho kuba mu murimo w'Imana niho nakuye amavuta. Naho tuvuze ngo aho twanyweraga Kore aho twanyweraga Kore hari abandi bakihanywera, dufite umutwaro wo gusengera no kubwiriza. Hanyuma aho twibaga hari abandi bakihiba, aho twafungirwaga tuzira ibyo twanywaga hari abandi bakihafungirwa. Ahubwo kuko kw'Imana yidigira imeni, imbaraga zankuye aho hantu nizihinjire mu izina rya Yesu, zigende zizane barumuna banjye, zigende zizane ba petit frere, zigende zizane urubyiruko rurushye runaniwe.
aho ngaho uravuze neza cyane wumva ko haguteye agahinda haguteye impimba ku mutima wawe nka Pasiteri Yongwe akoze ibitangaza nta kintu wakora gihita gihindura ubuzima bw'abari abana bari mu muhanda cyangwa abantu bari hanze ngo bafite ibibazo bitandukanye. Zaburi ya 75 avuga ngo kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi. Imana niyo mucamanza ihamagara umwe eje igahamagara undi. Abantu bari mu muhanda bari kunywa ibiyobyabwenge ntabwo bari kubinywa kuko badafite imiryango. Hari ababosi tuzi muri uyu mujyi bafite abana babananiye, babajyanye iwawa biranga, polisi yarafunze biranga, babajyanye mu makasho biranga, barabaziritse mu rugo biranga. Iyo ngiyo ni ahubwo igikorwa hakorwa deliverance umwe. Imana nayiha umwe kuko umuntu ashobora kuva iwabo hari amazu hari ibipangu hari amamodoka akajya kunywa kore. Abari ku migabane ya Amerika y'Iburayi banywa ibiyobyabwenge cyane ntabwo babitewe nuko babuze, ntabwo babitewe nuko iwabo hari ikihabuze, babiterwa nuko bari hari groupe binjiyemo z'ababinywa banywa ibiyobyabwenge cyangwa se hari impamvu zabibateye barangirika Satani arabangiza kubera imivumo y'iwabo wabase n'iwabo wabanyina. Kuko Satani hari umuvumo uvuga ngo uzabyare ntuzabona ibyiza by'abana, undi muvumo kavuga ngo uzabyare ariko ntuzabona ubukwe bw'abana, umuvumo ukaba hari mu muryango. Icyo dukorera umubyeyi ufite umwana wa munani, icyo dukorera umubyeyi wone ufite abana binjiwe mu ibintu tubakorera deliverance. Muri deliverance mpamya ko nanjye kugira ngo nkizwe hari abana bashiki banjye bakirijwe bagira uruhare rwo kunsengera cyane nubwo kaje kumfasha ndahandi agakiza karamfata. Turabasengera rero. Icya kabiri turi kwiyubaka mu minsi iri imbere, tuzashinga ibigo mu kimbo cyo kugira ngo bajye barara hanze, bazaje barara mu mahome mu bigo tubigishe tubafashe tubakunde kuko siyasa zose zishobora guhindura umuntu nk'urumogi unywa itabi unywa ibiyobyabwenge urara ku muhanda. Ndabizi na polisi y'igihugu bushizwe mu myaka ishize habaye igiterane muri stade regional cy'ubufatanye n'amadini n'amatorero yose yo mu mujyi wa Kigali, hanyuma batoranya yuko umuntu ugomba kubwiriza ari Apotre Yongwe. Ibyo byarabaye umujyi wose urabizi. Wabonye ko mbwiriza mvuze ibyo kwiyongoza, mvuze ibyo mu muhanda, mvuze ibiki. Nibwo bwa mbere na polisi ubwayo yabonye abantu benshi cyane bihana bari ibiyobyabwenge. Naraje kuri icyo giterane wakibayemo. Bivuga ngo rero dufite ubutumwa twabwira abanywa ibiyobyabwenge mu muhanda, ariko tugomba kubanza kubaka support ndetse na leta ikadufasha na polisi ishobora kudufasha tugategura ibiterane mu rwego rw'igihugu tukarwanya ibiyobyabwenge. Kuko mpamagaye abana banywa ibiyobyabwenge nta busigara no mu muhanda aho nyuza bambonye bati rwose Imana yagukuye hahandi. Abambonye ukonsa, babonye imodoka ngendamo, ababonye bumvise ibyo mvuga bati Yongwe wacu Imana yakuye Yongwe hahandi ibasha no gukora imirimo n'ibitangaza. Ikindi kuba ngitanga ubuhamya nkavuga aho Imana yankuye, nkavuga aho Imana yankuye. Iyo uvuga aho Imana yagukuye muri ibyo bintu bibi byose Imana yagukuyemo bituma babandi bari mu biyobyabwenge, babandi bari mu buzima bubi bigirira icyizere bakavuga bati natwe ibintu byashoboka. Ariko ntabwo bahinduka nta wababwirije, nta nubwo bahinduka nta jambo ry'Imana ryabagezwe. Hari umurinzi yavuze ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe boye kujya mu muriro. Dufite rero turi kubwiriza ku mateleviziyo, turabwiriza ku maradiyo, hanyuma turi mu bihe bya COVID-19, ariko nibinarangira tuzataka ikirere, tuzategura ibiterane ku marigara y'ahantu hari abamayibobo benshi kugira ngo bihane, tuzategura ibiterane ku mastade, tuzakora uburyo bwose, tuzafatanya n'inzego zitandukanye mu gukora ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge no gukura abana mu muhanda. Pastor, twigarukiye ku bitangaza wagiye ukora. Hari n'igiterane cyo kubana kuri tapi rouge cyaze mu Abanyamerika, mbona byinshi yatandukanye, abafite ubumuga barakira, amateka ibanga ukoresha n'idiye yo kwasengera umuntu urwaye cyangwa ufite ibibazo bikomeye agahita ega. Iyo tubangwa ibitangaza hari abantu babangwa ibitangaza nagiye nkora,
ahubwo ibitangaza Yesu yagiye akora yagiye ankoresha imbaraga zayo imvugo nziza niwumva rero umuntu abati jewe nkiza indwara ndabohoya Yesu yaduhaye gukiza ariko biba byiza mu mwuka Abanyarwanda tumenyere mu ivuga butumwa bati bitangaza Imana yagiye gukoresha cyangwa si bitangaza Yesu yagiye ankoresha nubwo birango ni mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abizeye mu batize mu izina rya Data wa twese n'ijy'Umwana n'ijy'Umwuka wera Matayo 10:28 mugende mwirukana abadayimoni nitwe tubirukana ariko tukabirukana mu izina rya Yesu Kristo intumwa ntabwo ishaka icyubahiro ahubwo ishakira icyubahiro uwayitumye iyo tuvuga rero ibitangaza Yesu yakoze byakoze tubyita ibitangaza Yesu yakoze kuko iyo atari Yesu wampaye agakiza sinari gukora ibitangaza ahubwo kubwanjye iyo njyanye na Yesu kurwana tuzana intsinzi ibanga rero ryo kugira ngo urabeso uti ibitangaza Imana yagukoresheje wenda wanasanga hari ibyuzi muri famiye yawe kuko nakira amafamiye menshi yabuze urubyaro nakira amafamiye menshi y'abantu bagumiwe nakiriye abantu barwaye abadayimoni ibintu bitandukanye byinshi cyane bitandukanye mu gihugu ku buryo ahantu hose nshobora kwinjira mpura n'abantu batanga ubanya bati dore Joseph wacu warakoze iyi mirimo rero Imana ikora impamvu yo kugira ngo Imana mvuga utuntu dukiye icyambere nuko namenye Imana neza nkamenya ko Imana atari Imana y'amagambo ari Imana koko yibitangaza nasomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nsoma sinobutike bisobanura ubutumwa bune Matayo Mariko Luka na Yohani soma ibyakozwe n'intumwa hanyuma nsoma n'inzandiko za Paulo mbona umuntu w'Imana icyo ari cyo mbona imbaraga z'Imana ngeze mu byakozwe n'intumwa ndeba intumwa uko zabaye ndeba imirimo y'ibitangaza na Yesu nanjye ndikonegita muri Yesu ndavuga ngo niba Yesu yarakoze ibitangaza nanjye ngomba kubikora niba intumwa zatubanjirije zarageze ku rwego ba Paulo na ba Petero bakoze ibitambaro babakozaho ibitambaro abantu bagakira nanjye nkwiriye gusenga nshanka icyambere zari konegise zari zihamye mu byanditswe byera mu ijambo ry'Imana bari barari ijambo ry'Imana nk'ukuri Imana iba muri bo bishingiye ku ijambo ry'Imana rinini bariho ihame rya kabiri bagiraga ibihe byo gusenga babaye abigishwa bagiraga ibihe byo gusenga bakiyiriza ubusa bigira kuri Yesu aba umutoza mwiza arabatoza impamvu rero ibitangaza bishobora gukoreka nuko nizeye Imana neza hanyuma ngira n'umutoza mwiza Yesu Kristo cyangwa se yamaze kugenda umwuka wera ambera umwigisha mwiza nk'umutoza mwiza icya gatatu ngira confidence kuko ntushobora kubwira ingumba ngo taha reba ubwiye umugore umaze imyaka 19 atabyara ukamubwira ati ngahirukanka ca ku isoko uhita ugura imyenda y'umwana muri iki cyumweru bazagutera inda kwizera ni ibisazi ahita yirukanka rwose hariya ku isoko Nyamirambo hafi naho twasengeraga agahita ajya mu isoko akaza hari abantu bazagorana twari duturanye n'isoko rusengero ruri hafi y'isoko nkabya niba ushaka umwana abantu mwese mwaje gusenga mushaka abana muzamuka na haruguru mu isoko mugura imyenda y'abana umwenda niba ushaka umukobwa ugura umwenda w'umukobwa niba ushaka umuhungu ugura umwenda w'umuhungu hanyuma muze hano muhite musama nkanabwira cyangwa se ababyeyi baraho bakikiye abana ni mubatiza abana babaterure babambike niyo myenda bagiye kugura uwo batiza umukobwa arabyara umukobwa batiza ukabona umubyeyi ateruriye abana babiri cyarimwe akavuga ati genda shaka impanga bigahita nkahita ntegeka mu izina rya Yesu idigiri mini digi nkabakonegita mu Mana kandi koko mu minsi mike ukabona azanye impanga yabyaye cyangwa azanye umukobwa kwizera rero ni ikintu umuntu agenda arema iyo wizeye icyambere kikaba ukezera icya kabiri kikaba noneho rero inkuru ziramamara yuko nsengera abarwayi yuko nsenga ikindi cyane nk'impano yo gusengera abarwayi abasazi kwirukana karande n'inyatsi n'imivumo koko umuntu akaza mugahura ari umumayibo barisa arigo masa nabi anuka kubera ubuzima arimo wamurambika ibiganza ukavuga ati ndirukana umuvumo w'iwabo waso n'iwabo wa nyoko ndirukana inyatsi na karande
imyaku n'imitongero nibyo bagusize ndaca ikiraro cy'imivumo ikomoka iwabo wa so n'iwabo wa nyoko kwa so no kwa so wanyu ndaguterura mu butaka wavutsemo mu izina rya Yesu ndagutera mu butaka bwa Isirayeli ukamurambikaho ibiganza ukica imyaku ukica inyatsi wajya kubona mu minsi mikeya mugahura twaye imodoka mugahura ufite akazi ugahura ibitekerezo bibi byaramuvuyemo ubuzima bwarahindutse icyo gihe rero umuntu wese agenda abwira undi ati tujye kureba Yongwe tujye kureba Yongwe tujye kureba Yongwe ikindi cyabigaragaje nuko ibiterane byose nagiye mbamo Imana yakoraga ku mugaragaro ngahanura ibintu bikabako kanya ngategeka abadayimoni bakava mwako kanya noneho dushiduka abantu batubwira ngo tubasengere noneho tujya ku maradiyo twataka amaradiyo nibwo amaradiyo yaragitangira kuboneka mu gihugu ndataka ndabwiriza amaradiyo atandukanye nibwo amateleviziyo ndataka ibiganiro nibwo nashinze icyumba cy'amasengesho kiramenyekana mu gakinjira ibitangaza biba nibwo nyuma y'imyaka runaka nagiye gutangira amatorero ya Horebohori Church na n'uyu munsi ubu ndi kumbuga rero mbwira isi n'amahanga gwa idigiri mini dig ntabwo duhora mu bya kera uko Imana yakoraga kera ubusi kwigomba gukora igomba guhindura nyine noneho hakabaho idigiri mini dig gukira ni none hakubohoka ni none cyane pastor angaha umuntu ashobora kwitavuga ati se ibyo byose akora yego byaba cyangwa n'ibyaba ariko se ntihaba wenda harimo imyuka bibakoresha nta yindi myuka mibi ibamwo kuko ntabwo waba ukoresha imyuka mibi ngo urwanye abakoresha imyuka mibi ngo urwanye abakoresha imyuka mibi ega buriya iyo uri pastor warahuye n'Imana ukabona neza Paulo yaravuze ngo uwo twabonye intoke zacu zikamubona ntabwo twamuvaho naba Petero naba Yohana bigishuje bari bagiye gusubira inyuma hari ijambo bavuze ryamfashije ngo twamuvaho tukajya higa ko ari gutanga amagambo y'ubugingo niba narabonye Imana inkura mu muhanda nkabona Imana inzamura ikangeza ku rwego ngezeho nawe urarubona sibyo wumvise naza no kubereka imodoka agenda ntabwo ari ngombwa hanyuma Imana ikangeza ku rwego ngezemo igasuzugura abadayimoni bose bansuzuguye ikanyubaka nkubakika ndajya gushaka iyindi myuka ngambiriye iki ntabwo njya gushaka indi myuka ngo mbone amafaranga kuko amafaranga ndayafite ntabwo njya gushaka imyuka ngo mbone inzu kuko amazu ndayafite ntabwo njya gushaka imyuka ngo mbone imodoka kuko amamodoka ndayafite ntabwo njya gushaka imyuka ngo mpitinge ku isi Australia iranyumva Uburayi buranyumva Canada iranyumva Abanyarwanda baranyumva nibatananyumva nzajya mu yindi migabane ntabwo naruze urubyaro mbyaye gatanu indi myuka nshaka niyi ntabwo warabonye imbaraga z'Imana zikura inyonje abantu mu bitugu ngo ubone imbaraga z'Imana zikiza abantu inyonjo mu bitugu ngo ubone inda zahirimye zonka ubone umusazi wikoreye amabuye utambara n'ikariso mu muhanda umutegeke mu izina rya Yesu nta miti umusize umubwire ngo icarare abakwambike nta bintu umusize yambara hinduke muzima asumire mu buzima ntabwo wabona umuntu urwaye igicuru umwe gikubita hasi akabira urufurisazi zikamuduma ngo umutegekeshe izina rya Yesu ahaguruka ari umugore asubire kurera abana nk'ibyo nabonye zabiryogo hari abayisilamu nasengeye abagore babo barwaye ibicuri ba papa Kasimu wabahamagara batanga ubuhamya ngo ube warabonye imbaraga z'Imana zihindura ibintu nurangiza ujye gushaka utwundi tuntu tw'utwatsi wahira abantu tw'utudayimoni ucisha n'utundi imbaraga twabonye ziri hejuru y'abapfumu none se ndacisha hehe ko nta mupfumu wakora nk'ibyo nkora nta mupfumu wakora nk'ibyo nkora pastor ngo wenda wavuze gato tuzi amateka yo twakwita SALONG turamuzi nawe ujye umwumvura namuzi ntabe yagiye hejuru y'amazi robya amafi harategeka birabaho ngo wabugiye ku ruhande ntabwo ikibazo ari ukuroba amafi no kugendera hejuru y'amazi ahubwo ikibazo gifite abanyamakuru wenda uzaba ari bushaka ukoresha inkuru ashobora gupanga hanyuma bakicara kuri kamera no kuri mashini bagapanga amadiru nkayo naho niba agendera hejuru y'amazi umunsi dutangaza ngo duhurire Kicukira yambuke piside ntabwo yaje maze igihe muhamagara ngo azaze acane mu isafuriya turi kumwe hanyuma isafuriya yakemwe umuriro maze igihe muhamagara ngo azaze tujyane wenda kuri Nyabarongo ategeke wenda n'umuhopfu cyangwa umusundwe winjire muri shudura ntabyo yashoboye reka tumwihorera n'umugabo cyakora ashobora kuba avura indwara za Kinyarwanda simbizi ariko nta ibyo
ibyo nyine ni hiti sibyo reka tubyite hiti yarahitinze naho ibitangaza bya Yesu ntabwo yakwigereranya nawe ntabwo yabishobora kuza hano kuri kamera ashaka hiti hari n'ushobora kuza ashaka kumenyekanisha hari n'ushobora kuza aza kumenyekanisha Imana ushaka kumenyekanisha rero arapanga n'abanyamakuru mugende mukora ibintu asohora amafaranga hanyuma hindisha isi umushyitsi ahazinjiriza arahazi azabona abarwayi 5 nibaza ari 5 views kuko yabaye nyinshi narangiza hitinga abona ibyo yifuza ariko rero kugendera hejuru y'amazi yabikura hisanze kuba ari umupango w'abanyamakuru ndetse oya ibyo nubwo ntabivuga nawe arabizi n'abanyamakuru barabizi n'abari amafaranga barabizi ahubwo reka tumubwire ngo sibyo asaba Imana imbaraga zo gukora ibitangaza kuko Yesu Kristo yamuhindura akamuha agakiza akakoreshwa ibitangaza n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri tumubwire ngo Imana iramukunda uko yaba ariko kose agakiza n'akababi ntabwo ari akabeza. Ikindi cy'umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo ya Satani nawe yakeneye guhinduka no gukoreshwa n'ijambo ry'Imana ibitangaza. Ntabwo rero twavuga ngo ntabwo twamusaba imbaraga nta nubwo ikirere akoreramo ari cyo kirere tukoreramo. Twebwe dukorera mu isi y'umwuka nk'abantu b'abanyamwuka babatijwe mu mwuka bemera imbaraga z'umwuka irazasutswe ku munsi wa Pentecote Yerusalemu ku munsi wa 50 hari ku munsi w'umuganuro. Abantu bateranye umwuka weramanuka ava mu ijuru intumwa zifungiranye mu cyumba hashize iminsi Yesu arakuwe basuniye mu ijuru buzuzwa umwuka yera barasohoka. Petero abwiriza abantu 3,000 barihana ubwoba barabushira bavuga Imana ibitangaza bitangira kuba hariya mu Isiraheli. Izo nizo mbaraga turi connecte nazo, izo nizo mbaraga dukoreramo. Ntabwo roge najya gucisha ku mupfumu, najya gucisha ku mupfumu ahubwo ninjiye mu rugo rw'umupfumu ibipfumu byarwigira byakwiruka nka byavuza induru ahubwo nyiri gupfumura byamumerera nabi. Bamubaza bati uwo mugabo wazanye kudutwika hano aje gukora iki? Imbaraga ziturimo ntabwo zishobora gukorana n'abapfumu. Oya ntabwo wacana itara ngo hanyuma werekane umwijima. Byanze bikunze ahantu hari umwijima iyo ucanye itara umucyo uhitumira umwijima. Imbaraga zindimo rero zimira imbaraga z'umwijima, zimira imbaraga z'umwijima. Aho imbaraga rero z'Imana nta zindi imbaraga zihakore. Aho ubwami bw'Imana buri ubundi bwami burahunga. Aho imbaraga za Yesu ziri izindi imbaraga z'imyuka miza abarozi z'abacwezi z'abashitsi iz'amagini zirahunga. Nizo mbaraga ziri connected. Iyo uzuzuye rero ubu umeze nk'igifaru kiri kwigenza mu mujyi ntuvogerwa. Ni nayo mpamvu nta nuwandogagwa nshobore nta nuwanzinga nshobore nta nuwakohereza ibinyica. Ndi connected n'imbaraga z'Imana. Yo mva I have sibyo Holy Spirit mfite imbaraga z'Imana nahawe nasizwe zindimo ngo umwuka wera azaba muri twe. Ubundi kera yatuzaga aho yazaga kubahanuzi waba wicaye ukumva aramanusa kujeho ukuzurwa ugatangira guhanura. Ariko mu gihe cya Yesu mu isezerano cyabago nzatura muri bo ngendane muri bo. Imana ituye muri je umwuka wera atuye muri je akorera muri je agendera muri je. None ko ari muri je izo mbaraga njya gushaka niziki. So pastor mwe mwaganira kuri telefone cyo mubona amaso ku maso tunamuvaho tuganira nande mwana abona n'amaso ku maso cyo mugana kuri telefone yarampamagaye ambwira ko yakije imodoka duhurira Kicukiro ngo ko agiye kunura hasi ngasinzira ngo nkanyara mu ipataro. Nanjye nari ndi mu mujyi yarantunguye ndirukanka njya kwambara ikote natsi imodoka n'abagabo bashaka kumperekeza ndabwira nti jewe iyo ngiye kurwana iyo ngiye kwirukana imbaraga z'abapfumu ntabwo bamperekeza. Icyo nzi nuko nageze Kicukiro ndahamagara ndategereza telefoni bazikuraho banyiriza Kicukiro ndindire kureba izo mbaraga z'ikinyoma babeshya. Yaragutinya muri make bati kwihamagara yatinye kuko imbaraga z'Imana zindimo. Iyo nirukanye imbaraga z'amagini ntabwo mvuga ngo abantu bantinye ahubwo batinya imbaraga z'Imana zindimo. Niyo umuntu akize ntabwo mvuga ngo nakijije umuntu ahubwo imbaraga z'Imana zakijije umuntu. Jewe ntari kumwe na Yesu umuntu wese yambonerana ndi Yongwe ariko ndi kumwe na Yesu ndi kumwe na Yesu ntabwo mvogera. Ntabwo bw'umwana wa muntu cyangwa w'Imana yaremye ufite ubushaka ufite singira ntihaba mw'ubwoba
ariko nta muntu utagira ubwoba ndabugira, ariko ibintera ubwoba ntabwo ari ibyo. Mu bintera ubwoba ntihari mwibyo, nta mupfumu hari wantera ubwoba, nubwo twahura nawe ari kuguruka hejuru cyangwa yihinduye iki, ntabwo antera ubwoba. Izo mbaraga z'umwijima mfite connection y'imbaraga z'Imana izirukana, nta mupfumu wantera ubwoba. Ibyo Salong akora sibyo, ibyo ntabwo ibyo nabivuze heshi, sibyo? Ibyo nabivuze heshi, twaravuze ngo niba akora ibitangaza, niba avura abantu, afite uburyo avura abantu, azajya bavura ariko adakoresheje imandwa n'abakurambere, akoresheje imiti ya kinyarwanda y'ibyatsi yahira, sibyo? Byo byashoboka. Naho rero izo mbaraga bahongerera ihene bakazihongerera inkoko, izo mbaraga ntazihari, ariko Salong ni umunyarwanda nkanjye, ni umunyarwanda ufite ikirere yikonegisemo nkuko nanjye mfite imbaraga z'Imana nikonegisemo. Pastor ndareka dusobene nk'abagera ku musozo, gusa abakunzi b'Umutako TV bagukurikiye cyane, nzi ko hari abahise bumva rya jambo digiri bagahita bava mu byo arimo bitari byiza bagahinduka. Hari abantu barimo kuvuga ati kuki habayeho noneho iterana ry'amagambo ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane abapasteri bazwi cyane nk'ayo muntu wawe n'umustar n'akavideo kagera gacara cyane hose, ariko kuki hariho intambara z'amagambo hagati y'abapasteri nk'abo bafashe umwanya ngo bigishe abayoboke babo? Nta ntambara z'amagambo zihari, sibyo? Kuko nkeka ibyo abantu bita intambara ntabwo ari intambara. Kuba nagiye hariya nkabwiriza message, undi akaza akavuga ibindi, ibyo ntabwo mbyita intambara. Intambara ikomeye abantu turiho duhuje niyo kubwiriza ubutumwa bwiza no guhindura abanyabyaha. Indi ntambara ya kabiri ikomerera abantu ni intambara bita ubukene, sibyo? Ubukene kuko umukene arota nabi, agatekereza nabi, ibitekerezo bye ntibyemerwe. Nta ntambara rero zihari, n'abari barabivuze basabye imbabazi narababariye nibaso. Ibyo ntabwo ari ngombwa, ntabwo tugarura ngo banaka je ndi intumwa. Nta ntambara dufitanye n'umuntu. Aho ngaho confidence mfite nzigira kuri Perezida wacu Paul Kagame, buriya Perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame sojare hose, umubyeyi wacu, buriya ndamwemera cyane, mwemera, mfite ibintu anyigisha, agira confidence cyane. Yaravuze ati mwikumva abantu birirwa basakuza, reba kuri gutera imbere. Iryo jambo uraryumva Perezida yavuze, wikumva urusaku rw'abantu birirwa basakuza, reba we kuri gutera imbere. Nanjye umuntu nagenda hari akavuga amagambo, jewe nindeke kumva ibyo yavuze, ahubwo nkomeze nkore ibinteza imbere. Ubutumwa ndi kuvuga buri gukiza abantu. Ubu ni nkuko wambwira ngo ndataha mu kiganiro nibagikora nze gufungura commentaire, Jese nkeneye kureba commentaire. Oya, ntabwo njya nsoma commentaire, nihaze kugira nuntuka rwose kuri cano sinjya mbisoma. Na madamu wanjye ntiyambwira ibyo yasomye. Oya, ibyo ntabwo njya mbireba. Nzi imbaraga z'ubutumwa navuze, nzi imbaraga z'ubutumwa navuze, ntabwo nihohora iyo mbwiriza, mvuga ukuri kwanjye kose. Ushaka ivuga butumwa ni impaka. Yesu yaravuze ngo narashe agashashe ngo kagera ku isi. Haro bibiri bago naje gutandukanya umwana na se, umukazana na nyirawe. Bango umuntu ashobora kwakira ubutumwa so akakwanganya uko akakwanga umugabo akaguta. Uvuga butumwa rero ni intambara. Nimbwiriza ubutumwa rero ncanye ka gashashe, ntabwo nza kumva uwo katwitse, ntabwo nza kumva uwo kababaje, ntabwo nza kumva uwo kagize gute. Je nacanye ibyo nkora ndabizi. Perezida rero wacu ati jya ureba kuri gutera imbere ntukeshe ibyavo. Ni nka bya bindi nyine abantu bavuga. Hari indi jambo yigeze vuga ngo igihugu cy'u Rwanda twakibohoje ngo abana b'Abanyarwanda bamenye amaraso, ngo none abandi barashaka kugifata mu mpapuro kujya mu itangazamakuru bagifate mu mpapuro. Mu mpapuro habiye ati ibyo ntabwo bikunda, ntabwo bazabishobora, igihugu kirarinzwe. Ni amagambo yagiye akoresha avuga. Nanjye nasengeye mujya, nasengeye kizabonwa, naraye mu buvumo, naraye mu minyinya nuriye amapironi, nsenga ndi umusenzi nyenye, abana baburara twambaye ubusa mbayongwe, ndabwiriza ndahanura. Ntabwo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo abe yongwe. Ntabwo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo abe yongwe. Hari umuntu rero wajya hari akavuga bitewe n'ishyari, abitewe nuko abona ko ndi kuzamuka,
wumvise ndi kuzamuka akagenda akavuga wenda kugira ngo ananize cyangwa se bye n'ibindi hari n'uwabivuga wenda nta wundi mugambi mubi afite ibyo nabyo birashoboka ariko yewe ndareba aho mvuye mbone naho ngimbere ndavanza ahubwo abantu bahagurutse bamvuga bandwanya cyane ngira ububyutse ntigeze ngira babampa imbaraga zo gukora mbona ko ibintu byangiye bari kubikritika ko biri bamwe birabaryoheye abandi birabaruriye ubutumwa bubagezemo buri kubabwira ati nimureke ibyaha nimureke ibi abandi buri kubasharirira iryo niryo vuga butumwa iyo abantu bambwiye ati turagukunda twese menya ko harimo n'abanyanga nicyo bita gukura mu mwuka bivango rero ntabwo ibyo twabitindaho cyane icyo ndi gukora confidence rero nicyo kintu gikomeye kwigirira icyizere sibyo ubu umunyarwanda utagira confidence yaba afite ikibazo sibyo kuko buriya nkurikira ibiganiro bya perezida ajya avuga wumvise ajya avuga harabati ntabwo dukwiriye kumva ko amahanga akabaye kose amahanga niyo tuzahanga amaso uribuka hari umunsi ibihugu birenga 10 niba bishobora kuba birenga n'10 byacanye umubano n'u Rwanda bihagarika inkunga muri iriya myaka yatambuze ahubwo ahita abwira abantu ati mwese twigire nimuze twigire bafunda kiriya kigega bafunda ikigega bita agaciro twigire buri muntu wese ufite company ufite ibyo akora umupastoro umuntu wese umusirikare umwarimu twigire nk'abanyarwanda aba bantu badufatiye mbarigo tuyereke ko dushobora kurya ko dushobora kubaho kubuzima kw'abanyarwanda dushobora ko nubwo babihagarika tutagendera ku bitekerezo byacu wenda twagera imbere bikagorana ariko ko dushobora kwigira giro mfite confidence zo kumva ko Imana yanjye ishobora gukiza abantu nta byatsi nyiteyeho mfite confidence zuko ngomba gukira nkabo mukire nkagira ku rwego abo bantu banyubahuka batazongera kunyubahuka mfite confidence ko nshobora kubaka ibizu bikomeye muri uyu mujyi bikazagira ku rwego abantu batazongera kubahuka izina ryanjye kuko Yesu yarikomeje mfite confidence zo gukomera iyo ufite confidence zo gukomera rero ntabwo umuntu agutera ibyo ngujye kumyangura we ni pataro yanjye nambaye oya ntabwo ipataro yacika ngo ndare ufite ikositimu umwe igacika wumvise urara udasinziriye ariko iyo ufite nyinshi uhita ugenda ukambara indi cyangwa se ufite amafaranga uragenda ukagura indi hari ibintu bitakerereza Apotre Joseph kuko nza aho mvuye naho ndi kwataka ndi kwinjira ndakererezwa ahubwo no kwataka ngo hariya ndahapfumura igikuta gute kugira ngo ngere aho nshaka kugera hariya ndahabwiriza gute ivuga butumwa ndi kuvuga riri gufasha icy'abanyarwanda kwese hari abantu bari kuzamuka koko bari kwizera hari abantu bari kwaguka confidence zanjye mfite ziri guhindura iki ku bana banjye ziri guhindura iki ku itorero nyoboye ziri gukora ibiki aho niho ndeba rero kwigirira ikizere udafite kwizera rero ngo wigire confidence nta kintu ubasha kugira Salomo navuze ngo imbuto ziva mu kanwa k'umuntu ni zose muhindura umukire abantu bataramvuga mbyutse mu gitondo hari amagambo mvuga ntaranavugana n'umugore wanjye nyamubwira ndangije ndabyuka mu gitondo nkahita nicara imbere ku gitanda nkapfukama nkavuga ngo nzakomera nzagera kure ndi umutsinzi ndi umunyembaraga Imana yarantoranije mfite ububasha isi n'ibirimo ni ibya data ndi uwa data nanjye ngomba kugura amamodoka akomeye ngomba kubaka amazu akomeye nzashinga amatorero mu muhanda nzarama imyaka 400 nkatura ibintu bikomeye abana banjye bazabibi mu izina rya Yesu sinzakora gisida sinzajya mu nzu y'imbohe uzangambanira ntazabishobora nzanyuraho batanyurwa wumvise nanyiza ndamenagura imbaraga za satani ndamenagura imitego yose bateze ndashwanyaguza mu izina rya Yesu niyaturaho amagambo nkitera kire ya mu gitondo naza kwiherera nyuma ngiye gusenga ahantu ku musozi nkitera indi nimugorora nkite umuntu witera imiti gutyo akikingira gutyo uraza kwirirwa uba amagambo ngo yongwe oya ararinzwe ibyo nibyo bita kumenya ibikurimo ukabibyaza umusaruro ukigirira ikizere reka dusore tuvuze byinshi twakoze twaganira kandi ubu twumva nanjye ubwanye namaje kuma mu mutima wanjye hari byahindutsemo gusa icyo wenda twasorezaho nagira nk'ubu ubutumwa ugenera abantu badukurikiye ndetse n'abakristo muri rusange barimo baragenda bumva amagambo mu matwi yabo
ibyo ubutumwa ubasigira unatubwire uruhare rwa Pastor Yongwe cyo n'abandi ba pastor bari mu nzira ya Yongwe nuruhe mu rwego rwo gukomeza kwirinda COVID-19. Icyo nsoza mbwira abantu ni ukwigirira icyizere. Kuba so yarapfuye uri umukire ntuzemere nawe gupfura umukire. Icyo gihe utangire igishoro n'urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe, wakira agakiza uhindurwe, kuko akagiza kadukura mu mivumo ya karande kakadushyira mu migisha ibonekera muri Kristo Yesu, kadukura mu rupfu rw'iteka kadushyira mu bugingo buhoraho, kadukiza indwara zacu zose zikomoka mu miryango, zira za diabete, za senezite, za kanseri, imitima yica, igicuri, iziza mu miyaga, iziza mu mikungugu. Niwakira Yesu Kristo izo ndwara zose ntabwo uzazirwara. Icya kabiri, imivumo yose ikomoka iwanyu kwa so no kwa iwabo wa so ni wabo wanyuko, Yesu Kristo azahindura iyo mivumo imigisha. Icya gatatu, wumvise indwara zose karazikiza kagukura mu rupfu rw'iteka. Icya gatatu kakaguha ubugingo bora. Icyo tubwira abantu rero, abantu nibikomeze kuri Yesu. Iyo wakiriye Imana nk'inyantege nkeya ikubera inyantege nkeya, iyo wakiriye Imana nk'inyembaraga ikubera inyembaraga. Abapastori banyumva bakorera Imana, abavuga ubutumwa nyumva ba petit frère muri mu muhamagaro w'Imana, musenga Imana, muyatake, mukorera Imana mufite na kishoni plan, muvuga ngo ntabwo mushaka gukorera Imana mukenye. Iyo ukorera Imana ukenywe usuzugurwa na buri wese. Ibyaha by'umukene ndabizi, na amaganya, na agahinda, n'ubwoba, na amadeni, n'ukurira, n'ukuvuza induru, n'ugutaka, na agahinda, n'umubabaro. Numubabaro. Iyo ukorera Imana wuzuye umwuka wera, ufite n'ubushobozi, ubasha kugera ahantu utagera. Ifaranga rikunyuza aho utagera, ifaranga ritumuryamo gasinzira naryo iyo ukijijwe, kuko hari abayagira bakabura ibitotsi. Musaba Imana imvura y'umugisha. Mu mugisha harimo gukorera Imana wuzuye imbaraga, wuzuye na finance zose. Ibi bihe turimo nta muntu washobora ivuga butumwa akenywe. Isaha igeze. Nubwiriza ushonje usa nawe bazabagodora umwesikoro, nubwiriza usa nawe bazabatidora umunyamitwe. Nigero cyo kwataka tugasaba Imana umugisha, tugashinga amatoro, tukabwiriza ubutumwa bwiza dusa n'ubutumwa, twuzuye imbaraga, nta muntu twishyuza dufite ideni, ntaho duca tubundabunda, ibintu byose byuzuye. Abakristo rero abashumba babwiriza babwira abantu inyigisho nzima. Twe mu itorero nakirijwemo baratubwiraga yuko n'umuntu ashobora gupfa nka Lazaro, ukazapfusa nabi, imbwa zikurigata mu birenge muri ya makuru ya Lazaro Bibiliya ivuga ngo ariko ukajya mu ijuru ko ntacyo bitwaye. Bandi bakabwira ati ntugakunde iby'isi, ababirarikiye babuze ubugingo buhoraho. Ariko iby'isi ni ibyacu, iby'isi ni ibyacu. Ntabwo mva ibyiza bikwiriye abapastori, ibyiza bikwiriye abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana ntabwo ibikera ibimenyetso byarangaga abakozi b'Imana ni ikote ricuyutse, nagashakoche k'umukara, n'utwana twishi dukurikirana. Ni ibibazo nye ni wa mupastor ufite abana benshi, ni wa mupastor ufite inkweto zashaje zivoma amazi, ugasanga ariko ahisigeze. Kigali yarahindutse, ikinyejana turimo ntacyo bo kibyeme. Turi abapastor bambara neza, turi abapastor batwaye imodoka nziza, turi abapastor batuye heza, pastor bafite amafaranga, tuba pastor buzuye umwuka wera, tuba pastor Imana ikoresha ibitangaza, tuba pastor tubwiriza mu mahanga, tuba pastor tubwiriza ku mbuga nkoranyambaga, turashinga amateleviziyo n'amaradiyo, kugira ngo nitunamanuka tugiye mu cyaro tumanuke dufite ibyo kugaburira abanyacyaro n'imyenda yo kubambika, ryoye kubivuga butumwa ry'amagambo, bivuga butumwa ry'umubiri. Ibi kubigiraho rero turabwira abakristo yuko gukora atari icyaha, ko bagomba gukora kugira ngo babone amafaranga. Turabwira ko nta busonga rero, ko abantu bagomba guhaguruka bagakoresha imbaraga zabo, kandi ko akazi kabi kabyara akazi keza. Akazi keza kugira ngo duce abashomeri benshi mu nsengero. Ubwo usanga abantu birirwa mu masengesho impande n'imande no mu misozi, ariko bagasenga nta na gahunda bafite. Tuributsa no ko bagomba gusenga, bagasengera ibintu bifatika. Usenga ka afite ibintu asengera bifatika bw'Imana akabiryama hejuru, kandi Imana izabikora. Turasoza tubwirana no kubijyanye n'icyorezo turimo, turakirinda nyine covid ntaho yagiye, ariko twamaze kuyitsinda idigiri bini digi, tuzarushaho no kuyitsinda. Nta gahora gahanze
turahiriza amabwiriza nk'uko polisi y'igihugu yatanga mu nzego z'umutekano, kandi turibahiriza amabwiriza atangwa n'abaganga mu bigo bitandukanye. Ariko abapasitoro natwe abakozi b'Imana turacyafite ya nshingano zacu yo gusenga nyine kugira ngo ibintu bigende neza. Inzego z'umutekano zirakora, natwe turasenga Imana, dukangurira abantu, dutange inyigisho, abanyamakuru mubivuge ku macana atandukanye, hanyuma duhashye icyorezo, twongere twibere muri Kigali Imana yaduhaye, tubwirize ubutumwa bwiza, twikorera ibiterane, kuko ibi bizarangira. Murakoze. Pastor, reka tugushimire ko wawe witabiye ikiganiro, ke turagushimiye cyane, kandi hano ni mu rugo, buri kimwe cyose tuzagukenera cyose. Hari umuntu wambwiye ngo nzaguhuze nawe, ariko simuvuze nzamuvumba, kandi nziko no mushyiraho ikiganza azahinduka. Ibintu bitari byiza arimo, nziko umunsi nimuhura azahinduka. Wanamuvuga nta kibazo, wanamuvuga kuko niba ari icyifuzo afite, wanamuvuga nta kibazo. N'umuntu muri no Misiri mu bintu nyine yo gufatirwa nyine akazi, yarije nkora akazi ko kuvumbura abantu nyine nkireke bigenda neza n'ibitagenda neza. Umuntu n'umuntu wabaswe no kujya cyane mu bagore cyane arashaka tuzamukorera deliverance na idigira imini dig. Reka tumuhe telefone ahubwo n'abandi bazishaka, ni 0788 54 11 0788 54 11 nayidigira imini dig. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwica imivumo nakarani, imivumo y'ubusambanyi, imivumo y'ubuheyesi, imivumo yo kubyara igitsina kimwe, imivumo yo kudashaka, imivumo yo kugumirwa, imbaraga zigutera nijoro zigutwika mu bitugu, ndazirukanye mu izina rya Yesu. Muri iri sengesho ubwami bwaguteye ndabutera, imbaraga zagutsikamiye ndazitsikamira. Igihe cyo gukira ni nonaha mu izina rya Yesu, cyo gukuraho ibihombo n'inyatsi myaka ukoze udatera imbere. Paragidrifozeko mandole enihori litarakita sasayigidrif. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, imbaraga zaguteye ndaziteye, ubwami bwabahagurukiye ndabuhagurukiye. Igihe cyo gucinyatsi na karande, imivumo ikomoka iwabo wa nyoko, imivumo ikomoka iwabo waso, ndacikiraro cyaho yambukira. Uhereye nonaha ndakududu yasinze, ndagukura mu rupfu rw'iteka kugira ngo usingire ubugingo woraho mu izina. Iri sengesho rigufataho wicaye, iri sengesho ryinjira aho urwaye mu cyumba urwariyemo, iri sengesho ryinjire mu nzu y'imbohe aho ufungiye. Imana yacu no ku munota wanyu irakora. Haleluya. Iri sengesho ricurukura ibitekerezo byawe. Ushobora guhura n'ugukwiriye mu kwezi kugukwiriye, mu cyumweru kigukwiriye, ku munsi ugukwiriye, mu nzu igukwiriye, muri shamburi gukwiriye, ku buriri bugukwiriye, mu gituza kigukwiriye. Imana ikagukuraho igitutsi cy'imyaka umaze ugiye gusazira iwanyu. Imana ikagukuraho igitutsi cy'ubupfakazi mu izina rya Yesu, ugatereka amaso abantu bakabibona, bakamenya ko utasenze umusenzi cyangwa umusega. Gukira ni nonaha rero, mukomeze mwikonegite kuri 0788 54 11 Amen. Murakoze cyane Pastor Yongwe, twizere ko mwagowe neza. Komenteri dukeneye komenteri nziza cyane, ndetse bigomba guhinuka. Niyo nomero muraza kuyibona kuri screen yacu Mutako TV. Dushimire Pastor Yongwe, dushimire n'abandi muri rusange. Njye nitwa Isaka Manager, ndakuze ko subscribe, like, share ndetse na comment. Ciao ciao.